Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'145, ikiganiro gishimwa. Abantu bize cyane iby'ubuhanga buhanitse si biteka baba ibikoresho bitanga umusaruro kurusha abandi mu gukoreshwa n'Imana kwabo. Hariho abantu benshi bisanga barirengagijwe, hakabaho n'abandi bagize amahirwe make yo kuronka ubumenyi bwo mu bitabo, usanga barafashe imyanya ya bariya birengagijwe bitewe n'uko aba bataronse ubumenyi bwo mu bitabo usanga bafite ubumenyi bw'ibifatika bukenewe gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, mu gihe abibwira ko bize cyane akenshi bareka gukomeza kuba abigishwa, bakumva bihagije ndetse ko bageze aho bitagikeneye kwigishwa na Yesu ubwe wari umwigishwa uruta abandi ku isi yigeze kugira. Abantu bakuze kandi bagutse mu bitekerezo, ba bandi bafite ubushobozi bwo gutekereza, batejwe imbere no kwiga ibyanditswe byimbitse kugira ngo babashe kumenya ubushake bw'Imana, bazagera mu myanya y'ingirakamaro cyane, kuko ijambo ry'Imana ryinjiye mu bugingo bwabo n'imico yabo. Ijambo ry'Imana rigomba gukora umurimo waryo wihariye ndetse rikahuranya, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ugambirira. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ibyo kurya umukristo arya kugira ngo akomere mu mwuka no mu bwenge, bityo abashe kurwanirira ukuri no gukiranuka. Impamvu ituma abantu baba ku rugero rwo hasi. Ni impamvu ki urubyiruko rwacu ndetse n'abafite imyaka y'ubukure yisumbuye usanga bagwa mu bishuko no mu cyaha mu buryo bworoshye? Biterwa n'uko ijambo ry'Imana ritigwa kandi ngo ritekerezweho nk'uko bikwiriye. Iyaba ijambo ry'Imana ryahabwaga agaciro, habaho gukiranuka kw'imbere mu bugingo, hakabaho imbaraga z'umwuka zishobora gutsinda ibishuko bya Satani bireherezaho gukora ikibi, imbaraga itegeka ubushake ihamye kandi idakebakeba ntiyinjijwe mu bugingo bw'imico bitewe n'uko amabwiriza yera y'Imana atagizwe ingingo yo kwigwaho no gutekerezwaho. Kugira ngo intekerezo zihuzwe n'ibitunganye, nta mbaraga zakoreshejwe kugira ngo habeho ibitekerezo byera kandi ngo bitandukanywe n'ibyanduye n'ibinyoma. Nta guhitamo umugabane mwiza kuriho, nta kwicara ku birenge bya Yesu nk'uko Mariya yabigenje kugira ngo bige ibyigisho bihebuje ibindi kwera by'umwigisha wavuye mu ijuru, kandi ngo bishinge imizi mu mitima ndetse bishyirwe mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Gutekereza ku bintu byera bizazamura kandi bitunganye intekerezo, bizateza imbere abasore n'inkumi b'abakristo. Imana ntizigera yemerera umuntu n'umwe muri twe ugenda agwabizwa kandi ateshereza agaciro imbaraga ze mu by'isi by'agaciro gake n'irari, byaba binyuze mu bitekerezo ye, mu migambi cyangwa mu bikorwa bye. Ijuru ni ahantu hera kandi hatunganye, aho nta muntu wahinjira keretse utunganijwe, akuzuzwa umwuka, akabonezwa kandi akezwa. Hariho umurimo utagomba kwikorera twe ubwacu, kandi tuzashobora kuwukora binyuze gusa mu gukura imbaraga kuri Yesu. Dukwiriye kwiga Bibiliya tukayirutisha ikindi gitabo icyo ari cyo cyose. Dukwiriye kuyikunda kandi tukayumvira nk'ijambo ry'Imana. Tugomba gufata kandi tukumva ibyo itubuza n'ibyo idusaba, itubwira iti ntuzagire utya uzagira utya, kandi tukazirikana ubusobanuro nyakuri bw'ijambo ry'Imana. Hakenewe imitekerereze mvajuru. Iyo ijambo ry'Imana rigizwe umujyanama wacu kandi tukarondora mu byanditswe byera dushaka umucyo, abamarayika bo mu ijuru baza hafi kugira ngo badusobanurire intekerezo zacu kandi bamurikire ubwenge bwacu, bityo mu by'ukuri byavugwa ngo guhishurwa amagambo yawe kuzana umucyo, guha ubaswe ubwenge. Mu gihe hariho urugero ruto
cyane rwo kwita ku ijambo ry'Imana, nta gitangaje kubona nta mitekerereze mvajuru igaragara mu rubyiruko ruvuga ko ari abakristo. Inama z'Imana ntizumvirwa, imiburo irasuzugurwa, nta bashaka ubuntu n'ubwenge mvajuru kugira ngo ibyaha bakoraga kera bibashe kwirindwa, kandi ikizinga cyose cyo kwangirika kibashwe kwezwa mu mico. Dawidi we yarasenze ati, umenyeshe inzira y'amategeko wigishije kugira ngo nibwire imirimo itangaza wakoze. Iyaba intekerezo z'urubyiruko rwacu kimwe n'iz'abafite imyaka y'ubukure yisumbuye zerekezwaga mu nzira itunganye kandi ikwiriye igihe bahuriye hamwe, ibiganiro byabo byakwerekezwa ku nsanganyamatsiko zo ku rwego rwo hejuru. Igihe ubwenge buboneye kandi ibitangaza bikaba bishyizwe hejuru n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aga magambo nayo azaba ameze nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Nyamara hamwe n'imyumvire n'imikorere iriho ubu ndetse n'urugero rwo hasi, usanga n'abavuga ko ari abakristo bishimira kugeraho usanga ibiganiro ari iby'agaciro gake kandi ndetse byungura. Usanga ari mu by'isi kandi ari mu by'isi pe, ntibirangwamo ukuri cyangwa iby'ijuru, ndetse ntibizamuka ngo binagere ku rugero rw'ibiganiro by'itsinda ry'ab'isi bahugukiwe. Urugendo rukomeye rwo kwezwa. Igihe Kristo n'ijuru arizo nsanganyamatsiko dukunda gutekerezaho, ibiganiro tugira bizabihamya. Amagambo azaba yuzuyemo ubuntu kandi uvuga azagaragaza ko yigishirijwe mu ishuri ry'umwigisha wavuye mu ijuru. Umwanditsi wa Zaburi aravuga ati, nahisemo inzira y'umurava, nayishyize amategeko yawe imbere yanjye. Zaburi 119 umurongo wa 30. Umwanditsi wa Zaburi yahuye n'ijambo ry'Imana agaciro, ryinjiye mu mutima we atari ukugira ngo ryirengagizwe, ahubwo ari ukugira ngo rishyirwe mu bikorwa mu buzima bwe. Uko umunsi uhita undi ukaza, isaha igashira indi ikaza, hakwiriye kubaho urugendo rusaba imbaraga rwo kwiyanga ndetse no kwezwa rugakomeza kubera imbere mu mutima. Bityo imirimo igaragarira inyuma izahamya ko Yesu atuye mu mutima kubwo kwezera. Ntabwo kwezwa gufunga inzira z'ubugingo zigana ku kumenya, ahubwo kwezwa kuzagira kugira ngo kwegure intekerezo kandi kuzitere gushakisha ukuri nk'ushaka ubutunzi buhishwe. Kandi kumenya ubushake bw'Imana bizateza imbere umurimo wo kwezwa. Ijuru ririho, mbega uburyo twagombye guharanira kurigeramo n'umwete wose. Ndahamagarira abanyeshuri biga mu mashuri yacu yisumbuye na za kaminuza kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wanyu. Mwizere ko kubw'ubuntu bwe yiteguye kubafasha igihe mumusanze mutaryarya. Mugomba kurwana intambara nziza yo kwizera. Mugomba kuba nk'abantu bakirana muhatanira ikamba ry'ubugingo. Nimurwane kuko Satani ashaka kubasingira, kandi nimutamwiyaka muzagushwa ikinya ndetse muzarimbuke. Umwanzi gica aba ari iburyo n'ibumoso, imbere ndetse n'inyuma, ariko mugomba kumuribatira munsi y'ibirenge byanyu. Nimurwane kuko hari ikamba mugomba gutsindira. Nimurwane kuko mudatsindira ikamba muzaba muhombye ibintu byose byo muri ubu buzima n'ibyo mu buzima buzaza. Nimurwane ariko mubikore mu mbaraga z'umukiza wanyu wazutse. Ubuntu n'amahoro biva kuri Kristo bikomeze kubana nawe none n'iteka ryose. Amen.